Mbere na mbere mbaje kuba ikaze ku masomo yacu agendanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Ubwo duherukana twari twagerageje kurebera hamwe ibisobanuro byagufasha kumenya no gusobanukirwa computer, ukamenya computer ni iki, ese computer igizwe n'ibihe bice, ndetse ukamenya n'ibyo bice ibyo ari byo, ku buryo umuntu akubajije computer nk'umuntu uyikoresha ushobora kuba wabasha gusobanura icyo computer icyo ari cyo n'ibice bigize. Ibyo rero nibyo bigufasha kuba wagira ubumenyi bw'ibanze no kuba wabasha gusobanukirwa cyane kurushaho imikorere ya computer. Hanyuma twari twarebeye hamwe igice tuzibandaho, za business, porogaramu yakorohera kugira ngo ubashe gukora management yawe neza ni Excel, kuko iragufasha gukora zimwe muri mathematical equations, gukora nk'uko twari twabivuzeho ubushize. Iyi porogaramu ya Microsoft Office Word ni imwe muri porogaramu y'ibanze twari twavuze ko tugomba guheraho, kubera ko ari imwe muri porogaramu z'ingenzi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ukenera kwandika amaraporo, ukenera gutunganya dokima, niyo mpamvu ariyo porogaramu twifuje ko twaganiraho kugira ngo ubashe kumenya uburyo bwo kuyikoresha. Uzakenera kwandika raporo, uzakenera gutunganya dokima, ibi byose ni ibintu by'ibanze usabwa kumenya kugira ngo bikorohere gukoresha iyi porogaramu. Tudatinze rero, buri porogaramu yose muri computer iba ifite uburyo ifungurwamo kugira ngo ubashe kuyigeraho. Biba byiza kumenya inzira muri rusange zose hamwe wanyuramo kugira ngo ugere kuri porogaramu, kugira ngo uyu munsi n'uburi gukorera kuri no computer, ejo nujya ku yindi bitazagucanga kubera ko utamenyereye gukoresha inzira za nyazo. Ushobora kuba warimenyereje gukoresha amashortcut. Ibyiza rero ni ukumenya ngo porogaramu igiye gukoresha iherereye. Iyi porogaramu rero mu kuyifungura, inzira ya mbere kuri computer yacu hari aho turi buze gusanga iyo twita start button. Ku bantu bafite mashini irimo Windows 7 baza kubona ino buto, ariko hari uwaba afitemo Windows 10 bisa nkaho harimo gatandukanyirizo hagati, ariko inzira ni zimwe. Inzira ya kabiri tugiye kuri all programs, dushakisheho Microsoft Office, hanyuma tuze gukurikira kuri Microsoft Office Word, hasi gufunguka porogaramu yacu ya Microsoft Office Word. Iyi porogaramu iyo ifungutse, ifunguka ubona bimwe mu bice biyigize aribyo turi buze gusobanuraho mu buryo buri pratique, kugira ngo turusheho no kugenda dusobanura tunakora. Tudatinze, nk'uko twari twabirebeye hamwe, inzira zo gukoresha ino porogaramu yacu, inzira twanyuramo kugira ngo dufungure porogaramu ya Microsoft Office Word nk'uko twari tubibonye, ni ukuza hano kuri toolbar n'imirongo iri hasi uri kubona hano, ukaza hano kuri start button, ukoresheje mouse, handitse all apps. Ufitemo Windows 7 wasangamo handitse all programs. Zino porogaramu ziri installed muri mashini yawe, ugashakishamo porogaramu ushaka gufungura. Iyo utayibonye, hano ku ruhande hari scroll button igufasha kugira ngo ubashe kuzamura n'izindi porogaramu, ubashe kuzibona mu buryo bworoheye. Porogaramu dushakamo ni Microsoft Office. Microsoft Office ikaho iyi package ya Microsoft Office niyo tuzibandaho cyane cyane mu kuyikoresha, kuko ni porogaramu nziza cyane zigufasha kumenyera computer no kuyikoresha. Harimo za Access, za Excel, za PowerPoint, za
publisher n'izindi. Porogaramu dushaka gufungura ni Microsoft Office Word 2007. Ushobora kuba ufite mashini irimo 2010, byose itandukanyirizo yizamo gusa n'akantu gato usobanukiwe n'imwe, indi ntabwo ushobora kugora. Iyo ukirikaho single click, hanyuma porogaramu yawe ifunguka muri ubu buryo. Iyo porogaramu yawe imaze gufunguka nk'uko twabisobanuye, ubasha kubona zimwe muri caracteristic z'ingenzi zigize ino porogaramu yacu. Izo caracteristic ijambo ryawe ushobora kuba ufite kugera kuri view biterwa na software z'install muri machine yawe. Iki ni cyo gice cy'utwo twita ribbon. Ibi bice rero uko ari bitatu, impamvu n'ibyo nshaka kubanza kugira ngo bisobanukirwe nuko ari byo tuzadukoresha umunsi ku wundi. Iyi ribbon yacu tumaze kuvuga igabanyijemo ibyo twita ngo ni amatabu. Dufite iyo tugiye tuvuga ijambo rimwe rimwe tuvuga home tab, insert tab, page layout tab, reference tab, mailings tab. Buri jambo rimwe rindi tugenda tuvuga ko ari home tab. Hari igihe tuba turi gukora exercise nkakubwira ngo ujya kuri home tab kirike rimwe, cyangwa ujye kuri insert tab cyangwa page layout tab. Icyo gihe uzahita umenya icyo mbashije kukubwira. Ni ukuvuga ngo iyi ribbon igabanyijemo amatabu, hanyuma na buri tabu igiye igizwe n'icyo twita group. Iyo ukiritse kuri home tab usangamo ibyo twita group. Urabona hari icyo bita clipboard group. Hino group ihereye hano uza kugira ngo muri cya gihe uri gukora exercise cyangwa se nanjye mu gihe umbajije ati ni gute nakora ibintu n'ibi, iyo nkubwiye ngo jya kuri home tab ujye kuri clipboard group uhitemo copy, bihita bikorera guhita umenya inzira za bugufi mu buryo butakugoye. Ubwo ni bwo buryo bwiza bwagufasha kugira ngo ubashe kumenya porogaramu, ubashe kwisobanukirwa. Iyo twabashije kumenya rero home tab, insert tab, tuba turi kugenda turushaho gusobanukirwa neza ya porogaramu yacu ya Microsoft Office Word. Isomo riri gukurikireho turatangira no gukora imyitozo kugira ngo ubashe kurushaho kumenya no kurushaho gusobanukirwa neza iyi porogaramu turi kugenda dukoresha. Aho